na transfer ndetse na nyuma yuko bakoze Rayon harimo yuko ngo Roberitihno yabareze. Yego, Roberitihno yamaze kurega iyi kipe, hanyuma amaze kuyirega muri FIFA bakira ikirego cye ndetse banagiha umugisha niko umuntu yavuga, cyangwa se basanga n'ubundi yararenganyijwe. Roberitihno yavuga ko yasezerewe cyangwa se yirukanwe binyuranyije n'amategeko. Murabyibuka icyo gihe bavuga ko ari ikibazo cy'uburwayi cyangwa se ari impamvu z'uburwayi, ariko kuva icyo gihe mu kwezi kwa mbere ntabwo Roberitihno bigeze bamugarura muri Rayon Sport. Bivuze ngo ntabwo yigeze ahembwa guhera mu kwezi kwa mbere, kandi amasezerano ye yagombaga kurangirana n'ubundi na sezo, ubwo ni mu kwezi kwa gatandatu. Ubwo rero FIFA yamaze kubwira Rayon Sport ko igomba kwishyura Roberitihno ibihumbi 22,500 by'amadolari, hanyuma ibaha iminsi 45 yo kuba bamaze kwishyura Roberitihno. Bivuze ko mu minsi bahawe mu ngubu hasigaye iminsi nka 30, kuko ngira ngo babibwiye ku itariki 12 z'ukwezi kwa munani. Ubwo nyine bagomba gufata miliyoni zigera kuri 30 bakaza Roberitihno kugira ngo badafatirwa ibihano. Mu bihano bafatirwa harimo kuba batakemerwa kwandikisha abakinnyi baba bavuye hanze y'igihugu ndetse n'abari imbere mu gihugu, hanyuma kandi bakaba banafatirwa nyine ibyo bihano mu myaka 3 ikurikiranya. Birasaba ko nyine bahita babishyura Roberitihno kugira ngo babyihutishe, ariko mu mafaranga ya Rayon yanze bikunze bagomba kuvanamo ayo mafaranga bishyura Roberitihno. None ko baravuga ko bizagira ejo kuwa gatatu amafaranga ya Rayon yarangiye, za miliyoni 2 basaguye Rayon igiye gushirira mu kwishyura, kuko Bing Bero nta n'urupfu bari bamuhaye. Bing Bero bagiye kumwishyura mu mafaranga ya Rayon, ariko nagahinda kwishyura Bing Bero urebye performance ye, akaba ariko bagiye kumwishyura. Wende bazi ko baramwishyura ariko nta kundi babigenza. Ubwo icyo ni kimwe muri Rayon. Mugaragu mu kanya gataragaruka kuri ku bya Muvunyi, ariko nyine ndashaka kuvuga ku by'umutoza wongera imbaraga abakinnyi. Mwambari Serge ari mu biganiro bikomeye cyane na Rayon Sport kugira ngo asimbure uyu mutoza wagiye aya Bombori Bitsa. Ubwo rero Mwambari babonye umutoza mwiza wa physique, kubera ko n'umutoza wa physique muri national mu ikipe y'igihugu Amavubi niwe wongera imbaraga abakinnyi. Baravuga ko rero bagiye kumuha amasezerano, gusa ntabwo birakunda kuko uyu Mwambari Serge anafite deal muri academy ya Bayern. Ubwo uzaganira na Mwambari neza niwe uzamuha amasezerano. Katore ko Rayon Sport imusinyisha byaba ari byiza cyane, kubera ko bakeneye umutoza wa physique. Urumva ubwo mugaraga ibya Muvunyi bimeze bite? Ibya Paul Muvunyi amakuru ari nuko nyuma y'ibyagiye bivugwa kuko twabihereye mu mwaka ushize w'imikino utaranarangira, tugenda tuvuga ko hagati ya Paul Muvunyi, uyu nguyu akaba ari umuyobozi w'inama y'ubutegetsi mu muryango wa Rayon Sport, ndetse na Twagirezo Tade uyobora komite nyobozi y'umuryango wa Rayon Sport. Tuye tuvuga ko aba bagabo bombi kuva batorwa kubera mu kwezi kwa mbere hagiye habamo kutumvikana, baza gushyira video hanze yerekana ko ibyo ibivugwa byose ari amagambo. Haje kujya ibaruwa hanze ivuye n'ubundi muri iyi nama y'ubutegetsi isinyweho na Paul Muvunyi itumizaho inzego zitandukanye za Rayon Sport. Ubwo harimo na komite nyobozi ya Rayon Sport nk'ikipe ko bagomba kwitabira inteko rusange isanzwe. Ibyo nabyo komite iyobowe na Tade iza kubigarama, biza kujya inyuma. Hanyuma warabibonye ko kuri Rayon uwitwa Paul Muvunyi cyangwa se nabo basanzwe bayoborana hariya imbere bapresenta by'umwihariko abakinnyi banakira ekipe, wabonye ko umuntu wari uhari wenyine yari Sadata nka Paul Muvunyi nta wari uhari. Impamvu rero yo kuba atarari niki nuko bakomeje hagati ya Tade ndetse na Paul Muvunyi bakomeje kugenda batemeranya cyane cyane kubirebana uburyo amafaranga ari buze kuboneka muri mu ikipe ya Rayon Sport azakoreshwa, uburyo azajerwa n'ubifite mu nshingano. Ugomba kuzamenya uko umutungo wa Rayon Sport ugomba kuzaboneka, hanyuma no bafata ibikorwa barenze ku bari bahari, uburyo bagomba kwinjira ndetse n'ibyo ikipe ya Rayon Sport cyane cyane n'uzabigiramo uruhare. Ikintu cy'uko umwe yashatse kugira uruhare rw'uburyo ingengo y'imari cyangwa se amafaranga azakoreshwa, nubwo muri stati cyangwa se mu bisanzwe uwitwa Tade ari ugomba kugira uruhare cyane cyane ko rushinzwe ubuzima bwa ekipe muri rusange. Icyo rero Paul Muvunyi cy'uko Tade yakomeje kumereka ko atamwemerera ko agomba kuzayumugejeje cyangwa se kumubera kumuha amabwiriza